Reka twongeye kubasuhuza inshuti za Property in Rwanda nkuko bisanzwe, aho twakomeje kubazanira amazu meza agurishwa muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali. Uyu munsi rero twagiye nkuko muri kubibona, turi ahantu hazwi nka Kicukiro mu Kagarama, ahantu hari amazu meza, aho twabazana inzu nziza nshyashya iri kugurishwa. Inzu yacu tugurisha miliyoni 85, mu gihe wabaye interesse uraza tukanegoshia tukavugana. Ni inzu nkuko muri kubibona ifite design nziza, iri we designed. Ni inzu y'ibyumba 4, toilette 3, salo na salle à manger. Dufite igikoni cyiza cya moderne ndetse no hanze, gifite igikoni mu nzu ndetse no hanze tukajyana next cyangwa se house quarter. Ni inzu ifite parking nini, hajyamo imodoka 3 uparitse neza, kajyana na garden ntoya, tukajyana balcony ndetse tukajyana na view nziza ubureba Kanombe. Reka noneho twinjire tubereke mukukiye kuri kamera zacu. Nkuko muri kubibona hano turi muri parking. Uri kubibona hano dufite parking n'aka garden, ni jardin ntoya ariko iringaniye ushobora gukora neza ukayitunganya. Nkuko muri kubibona hano wana design y'inzu, wana ko ni inzu ifite design nziza nkuko muri kubibona ikoze neza. Inzu zizereka noneho twinjiyemo imbere tubereke n'imbere uko hameze. Kazu kazamuka hano, twinjiye hano nkuko muri kubibona kuri kamera. Bariko nziza nkuko muri kwibona kuri bariko kuri kamera. Hano na hantu ushobora kuza gutunganya ugashyira intebe hanze yo kuri salo. Uhagaze hano rero kuri bariko uba ufite view ureba Kanombe ku kibuga cy'indege nkuko muri kubona kuri kamera. Wano ufite ka view ya Kanombe, ubona ko na ahantu heza, kayitse nziza cyane iri guturwa. Tuvuye hanze rero reka twinjiremo imbere tubereke uko inzu yacu imeze. Twinjiye hano, tukinjiye hano, iyi ni salo nkuko muri kubona. Wow, it's nice. Wisi urabona plafond nziza gypsum. Uri kubona dufite salo nziza nini yagutse nkuko muri kubona kuri kamera. Inzu ni nziza, miliyoni 85 tukayiguha. Inzu y'ibyumba 4, toilette 3, salo na salle à manger n'igikoni mu nzu ndetse no hanze. Twagiye uvuye muri salo turanjira hano, iyi ni salle à manger. You see, urabona ko ni salle à manger nini nkuko muri kubona. Wana amatara meza, plafond nziza igezweho nkuko muri kubibona. Wana ko inzu yacu nziza cyane. Tuvuye salle à manger ukomeza hano winjira ugana mu gikoni. Wow, it's nice. Wana igikoni gifite utubati twiza tugezwe, igikoni cyiza kiri modern nkuko muri kubona, gifite utubati. Wana ko inzu yacu yujuje ibintu byose wakwifuza kugira ngo ubashe kuba watura hano, kandi ifite na stock. Wana ko ifatanye na salle à manger, tukajyana na stock gatoya. Tuvuye hano rero tumaze kureba igikoni, tugiye kubereka mu byumba. Reka mbereke, dufite icyumba cya mbere. Iki cyumba cyaba nk'icy'abashyitsi, gifite self contained uko muri kubona kuri kamera. Iyi ni douche na toilette y'iki cyumba cyacu. Iki ni icyumba nkuko muri kubibona, ni icyumba cyacu. Yes, nkuko twakomeje kubereka rero, iki ni icyumba cyaba nk'icy'abashyitsi. Icyo ni icyumba cya mbere gishobora kuba nk'icy'abashyitsi, gifite douche na toilette yacyo. Reka dukomeze tujye mu bindi byumba murebe uko hameze. Uca muri corridor turakomeza. Ahangaha tugiye kureba, dufite ibyumba 3 bisigaye. Aha dufite ibyumba 2 bisangiye douche na toilette. Cameraman reka bereke. Icyo ni icyumba cya kabiri nkuko muri kwibona, kikaba gifite iyi douche na toilette bibisangiye ari ibyumba 2. Iyo ni toilette nkuko muri kwibona, ni ibyumba 2 bisangiye douche na toilette. Iki ni cyo cyumba kindi, ibyo byumba byombi bisangiye iyi douche na toilette nkuko muri kubibona.
Yego, tumaze kureba ibyumba, twari tumaze kureba bibiri, tugiye muri master bedroom. Ubu twabonye inzu yacu ifite ibyumba 4. Wow. Aha twinjiye muri master bedroom. Iyi ni douche na toilette ya master. Cameraman ayibereke neza uko muri kuyibona. Bana ko ni inzu nini ifite douche na toilette. Iyi master yacu iri self contained. Icyumba cyiza cyagutse nkuko muri kubona. Wow. Aho hose ni mu cyumba turi nkuko muri kubibona. Noneho urabona icyumba hano gifite ni icyumba Kigali. Hano ushobora gushyira igitanda, ukaza hano ukashyira wardrobe. Urabona ko ni ahantu hanini ho kujya wardrobe nkuko muri kubibona. Akarusho kuri master yacu bedroom, iraza hano igakora, ifite kuri balcony. Uraza urabona, reka mbereke. Urabona tuvuge ko haba hakinze, urakingura ushaka kwicarira hanze kuri bariko ukahita usohokera hano. Wow. Noneho hano ushobora kuhashyira intebe ukahita ukenjoyinga iyi view n'akayaga nkuko mukubona hanze uko haba hameze. Iyi view ukahita uyireba nkuko tumaze kubereka. Rero reka noneho tujye kubereka mu gikari h'inzu. Cameraman aze. Ubona ko iyi master yacu ni nini cyane, iragutse kandi iri self contained. Tuvuye hano rero reka tubereke hanze mu gikari uko hameze. Wana n'indi nzira itutuka hano mu gikoni nkuko muri kwibona. Tugiye mu gikari. Wow. Urabona hanze dufite iki ni igikoni cyo hanze. Cameraman abereka. Iki ni igikoni cyo hanze ku bantu bakoresha amakara. Ushobora kuza ugakoresha igikoni cyiza. Hirya dufite inzu, douche na toilette ndetse n'inzu y'umuzamu na gasitoke. Ubona ko ni ibintu byiza cyane. Ubona hano ni mu gikari, hano naho gukora ugashyira umugozi ukanika imyenda. Reka dusubire imbere ku irembo murebe uko byifashe. Ukahita uza ugakata hano tugasubira ku irembo ukareba ukuntu. Ubona ko inzu ni nziza cyane. Wow, twagarutse ku irembo nkuko umaze kwireba. Ubona ko ni inzu nziza cyane. Wow, nkuko muri kwibona rero. Ubona ko dusubiye ku irembo. Ubona ko bimeze neza. Yes, nkuko umaze kubona rero, aha ni kuri Property in Rwanda. Amazina yanjye Emile. Rero tumaze kubereka iyi tour y'inzu $85,000,000 tukagukatura mu gihe wa interesse. Kicukiro Kagarama ni muri Kigali. Rero na ahantu heza cyane ari guturwa kuko mumaze kwireba. Reka twongeye kubashimira rero kandi ku bantu kigera hano ntibagire kugenda udakanze subscribe. Reka bashimire kandi mwakoze cyane kubana natwe.